Reka dutangire dusenga Imana, dushima Imana kuko Imana itwemereye kandi ikaba iturinze, tukaba tugejeje kuri uno munsi turi aho duhumeka umwuka w'abazima. Data wa twese muremye ijuru n'isi, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, turagushimye umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, tugushimiye ko utwitayeho kandi uturengeye, Mwami ntushyirwe hejuru. Rero ntuhabwe icyubahiro, wamamare mu isi no mu ijuru, kugira ngo ijambo ryawe riboneke rigwiriye mu mitima yacu, riboneke rigwiriye mu matwi yacu, kandi Uwiteka ribashe kugera kure, rihembura imitima iguye umwuma, kandi Uwiteka wongera imbaraga, Uwiteka udutabare. Ganza rero uyu mugoroba n'umugoroba udasanga, umugoroba w'umugisha, uganze kandi utwegere uturinde, twisabye Imana mwiza isonesha ko Yesu, amen. Rero uyu ni umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, umugoroba twongeye kugirirwa neza n'Imana. Ni umugoroba Kristo akomeje kuturengera ndetse no kutwitaho, kuko akiturinze kandi akitwimanye. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo imibabaro idatera umugenzi kugamburura. Imibabaro idatera umugenzi kugamburura. Ubundi hari ibibazo, intambara, ibigeragezo, amakuba, ibyago umuntu ashobora gucamo, ariko kuko abiciyemwo ntacike intege, agakomeza intego, agakomeza umugambi wo gukomeza icyo yari yashyizeho umwete, icyo yari yagambiriye gukora. Ni ibyo rero tugiye kuboneka tubwibukiranyaho, kandi turasoza umaze kumenya neza, kuko ibyo nshamo, ibyo nyuramo, ntabwo byatumye nshika intege kuko gukorera Imana, ntabwo byatumye nshika intege ngamburura gukomeza guhamya Kristo. Rero urisobanukirwa kandi uragira icyo uronka. Rero ijambo ryawe tugiye gusoma, turisoma mu rwandiko rw'Abaheburayo, ni igice cya 11, turasoma umurongo wa 35 tugere n'umurongo wa 39. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakabakereshwa, gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu nzu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inyerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi, yemwe n'isi ntibari bayikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe. 40 haratubwira ngo kuko Imana yabaga yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganwa rwose tutari kumwe, izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero igihe tugezemo, aba ni za ntwari zatubanjirije, baciye mu bibazo byinshi, baca mu ntambara, baca mu makuba, barageragezwa, ariko barihangana. Bemera gutukwa, bemera gukubitwa, bemera gukerezwa inkero, bemera guterwa amabuye, ariko barakomeza barakora. Rero ababyeyi bamwe bagiye bakurwamwo, bakababaga batwite, bagakuramo impinja zabo, ariko barakomeje barahamya. Stefano we baramufata, baramukurubana, bamutera amabuye. Amaze kumutera amabuye, baramubwira ngo niyihakane Imana, maze Stefano aravuga ati, jyewe
yewe data ntubabareho icyaha kuko batazi icyo bakora. Maze ngo arararama areba mu ijuru, ngo amaze kurarama arebye mu ijuru ngo abona ijuru risa n'irikinguye. Haleluya! Ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka nawe ati ye baruhuke imiruho n'imihati yo muri iyi si. Rero abatubanjirije ba Yohana, ubundi kino gitabo gisa nkaho kitubwira ni nk'ibyakozwe n'intumwa, batubwira iby'abariya bagabo bavuga ba Yohana mo. Buriya ba Yohana nabo batetswe mu mavuta, bamaze gutekwa mu mavuta. Yohana yari umusaza ariko amaze kuba ashaje, niko ibyanditswe bitubwira, uko bamucaniriye mu ngunguru y'amavuta ngo yarushijeho kuba ngo umusore. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ubundi bigeragezo n'intambara ntago ariyo byakaduciye intege, ahubwo icyo dukwiye guhanga amaso, ese ibigeragezo turi gucamo nta ruhare twabigizemo? Kuko ijambo ryayo riravuga neza ngo ibigeragezo n'agasabune umukwe akarabisha amaga y'umugeni we. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Uwiteka nadushoboze kandi atwambike imbaraga zo mu gihe cya none n'izo mu gihe kiri imbere, kugira ngo turusheho guhamya Kristo tutajegajega kandi tudatsindwa n'urubanza rw'ibyaha. Yesu naza azatujyana mu ijuru. Ngo maze Sitefano ngo akirarama ngo abone ijuru riramukingukiye. Sitefano ntabwo yagize acira abanzi be urubanza, ntabwo yababwiye ngo Uwiteka abahane nk'uko Kristo yabwiye Satani ngo yewe Satani we ngo Uwiteka aguhane. Oya, Sitefano yaravuze ngo Uwiteka ngo ntubabareho icyaha kuko batazi icyo bakora, kuko yabonaga bari kumusunikira ku mwami. Nawe rero urebe igeragezo n'intambara urimo, ese uri kubyitwara mute? Ese ukomeje gukiranuka? Ese ukomeje gutungana? Komeza utungane ugere ku kigero Kristo agushakaho. Ahari gutabarwa kwawe kuri hafi, kandi utatabarwa ku uwo munsi, ariko urindire ko ibisubizo biri hafi. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero ndakwibutsa nkubwira ngo Yohana niwe wanditse igitabo cye byahishuwe, ari ku kirwa cy'i Patimo agira iyerekwa, arahishurirwa, abona iby'ibitereko by'amatabaza, abona arandika, abona abamarayika bamanuka bafite ibizima bine, abakerubi, basarafi, ziriya nzabyandwi. Maze imibiri ahamurira baramujuye ku kirwa cy'i Patimo, bazi ko ariho azagwa kubera guhamya Kristo. Ngo ariko ngo ageze ngo Kristo ngo marayika w'Umwami ngo aramwihishurira, niho yandika igitabo cye byahishuwe. Yesu natugire neza. Ngo maze ngo afata ngo impapuro, afata ibiti arabisatagura, hanyuma akajya akoresha amaraso yo mu mubiri we kugira ngo yandike ibyo yashoboye guhishurirwa ari ku kirwa cy'i Patimo. Yesu natugire neza. Baruturumayo nawe yararenganijwe, arababazwa, ariko akomeza guhamya. Ba Petero nawe barakomeza barahamya. Ese wowe mwene data, imibabaro uri gucamwo ntabwo iri gutuma usubira inyuma? Ese urugendo rwawe uracyamaramaje gukorera Yesu Kristo? Ese niba bamwe barakirezwaga inkero bagacibwa ibihanga, abandi bagashyirwa mu nzu z'imbohe, ariko bagakomeza bagahamya, ese wowe ufite uruhe rwitwazo rugukura ku musaraba, rugukura mu rugendo? Ese Umwami Imana arakwishimira? Izo mpamvu zawe zirumvikana? Ariko ijambo ryarambwiye ngo nta mpamvu n'imwe izumvikana imbere y'Imana. Nuvuga ngo warashonje, Lazaro azagushinja. Lazaro yari ari yabaga na nyamutunzi, ariko Lazaro nta byo kurya yari afite, ngo yari arwaye ibisebe, ngo hanyuma ngo imbwa yari gataga mu bisebe byiwe, ngo hanyuma Lazaro ngo agatungwa n'ubuvungukira buvuye ku meza y'umukire abutanguranwa n'imbwa. Ngo ariko iherezo rya nyamutunzi ryabaye ribi, ngo yarapfuye, ngo amaze gupfa ngo arahambwa. Ngo Lazaro nawe amaze gupfa niwe wapfuye mbere. Lazaro ngo aragenda ajya mu gituza cya sekuruza Aburahamu. Haleluya! Abapfu cyangwa abakiranutse ntago bajya bapfa, ahubwo barasinzira. Ngo maze ngo nyamutunzi amaze gupfa, ngo agera ahantu ngo arababazwa cyane. Ngo maze ngo yitegereje hakurya, ngo abona ya Lazaro ngo ari mu gituza cya Aburahamu. Maze ngo aramuhamagara ngo yewe Lazaro, yewe Lazaro. Aburahamu aritaba. Maze ngo nyamutunzi aramubwira ngo yewe, ngo hereza ngo umugaragu wawe ngo wenda ngo akoze
ngo isonge y'urutoki mu mazi ngo ntonyangirize mu kanwa ku ruribi, ngo kuko aho ndi mbabazwa cyane. Nyamutunzi yari ari kubabazwa, yarababaye cyane, ariko Lazaro we yaratuje. Hari ababazwa mu isi, ariko mu bwami bwo mu ijuru bazuzura umunezero. Hari abafite intambara n'ibigegezo mu isi, ariko mu ijuru bazahozwa. Hahirwa abarira ubu ngubu kuko mu bwami bwo mu ijuru bazahozwa. Ngo kandi abishimye muri ino si, ubwami bwo mu ijuru ntabwo ari ubwabo, kuko ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi inkorane zibugisha mu imbaraga. Ngo maze Aburahamu ngo aramubwira ngo mu isi wari uguwe neza, ngo none aho ngaho rero urababazwa, ngo ntabwo uyu nguyu akwiye kuva aha ngaho ngo aze aho ngaho uri, ngo kuko umugabane wanyu ngo iratandukanye. Ngo maze Nyamutunzi arongera aramubwira ngo noneho ngo mbabarira wohereze Lazaro mu isi ajye kubabwira, babwire ngo abo nsize bihane bahindukire, ngo kuko aho ndi mbabazwa. Aburahamu aramubwira ngo haracyariho abahanuzi, ntibumvira abahanuzi. Rero mwene data muvandimwe, ongera utere intambwe, ongera useye ku rufatiro, ubwire Kristo ngo ese noneho ibigeragezo, intambara uri gucamo, ese ntabwo waba uri kwishima mu isi nyamara ukazababazwa ubwo uzaba utakiri mu isi? Ongera utekereze neza, uhindukire. Rero ngo aba bene data ngo n'isi ngo ntabwo bari bayikwiye, bo ubwabo ntabwo bashakaga kuba mu isi, kuko bari abashyitsi n'abimukira, ahubwo baratekerezaga akavango ariko uko byamera kose. Uru ni urupfu, ni intambara, ni amakuba n'ibyago, ariko biradusunikira ku rugi rwo mu ijuru dukingukira. Haleluya! Nubwo turimo tugeragezwa, nubwo turimo tubabazwa, ndabwira ababazwa, nkabwira abageragezwa, nkabwira bari mu ntambara, bari mu kaga, nkabwira abafite imitima yuzuye agahinda n'akababaro, ati nimwihangane, mukomeze urugendo, musingire icyo Kristo aduteganyiriza, musingire, mugiye kuronka ubwami bw'Imana, mugiye guhabwa ingororano. Inkoko yabika itanabika, Kristo araza gucyura itorero, kandi araza n'ingororano. Muririmbyi uzi ubu kandi ingororano ngo ni ukuri ngo zirahari, kandi ingororano z'abihanganye. Yesu natubwire neza ngo abo bose ngo nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, ngo nyamara ntibahabwe ibyasezeranijwe tutari twahagera. Haleluya! Hari abo dukereje rero, hari abo dukereje. Turasabwa gukiranuka, turasabwa gutungana, kugira ngo natwe tujye kuraganwa ibyasezeranijwe n'abariya bera batashye mbere, kandi bakidutegereje kugira ngo turaganwe ibyasezeranijwe. Yesu natubwire neza. Turasabwa kugira ngo twongere tugire umwete wo kubana na Kristo, twongere twite kugukomeza, ntitugamburuzwe n'imibabaro, ntitugamburuzwe n'intambara, ntitugamburuzwe no kwambara ubusa, ntitugamburuzwe no kubura urubyaro, ntitugamburuzwe no kubura ibyo kwambara, ntitugamburuzwe n'imiryango yatwanze, ntitugamburuzwe n'ubuyobozi bwazanye ibindi bibazo, ntitugamburuzwe nuko hari byinshi biri guhiga umugenzi ujya mu rurembo rwera Yerusalemu, ntitugamburuzwe nuko hari byinshi biri kutwivangaho ngo bishaka kuduca intege ngo bidukure mu byizerwa. Yesu natubwire neza. Reka uyu mugoroba aho umugoroba udasanzwe, uyu mugoroba w'umugoroba w'umugisha, uyu mugoroba w'umugoroba wo kugendererwa na Kristo, kandi cyama buri muntu wese akongera akazirikana inzira batubanjirije baciyemo, iyo ba Stefano baciyemo, iyo Yesu Kristo yaciyemo, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ni jyewe ugeza abantu mu bugingo buhoraho, ni jyewe ugomba kubajyana nk'abashyikiriza data, ni jyewe gishyitsi, ni jyewe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Haleluya! Yesu Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryahindutse irikomeza imfuruka. Kandi yabwiye Petero ati, Petero
numara gukomezwa ukomeza abandi. Petero niwe mwe wihakanye Yesu kubera yuko ataruzuzwa imbaraga, ariko amaze kuzuzwa imbaraga yaravuze ngo wa wundi mwishe mukamubamba niwe ushohoje ryari isezerano, niwe uduhaye umwuka wera. Haleluya. Rero iyo wamaze kuzura umwuka wera ntabwo utinya ibigeragezo, ntutinya intambara, ntutinya amakuba, kuko amakuba n'ibyago bibara agasabune umukwe akarabisha amaga umugeni we, kandi nibyo bidusunikira kuri Kristo, kuko umuntu ashaka ibyo atari yabona, ibyo yamaze kuba ntabwo biba kibishaka, ahubwo abagishakisha ibindi. Niyo mpamvu rero abagerageza kubana n'Imana bahura n'intambara bagahura n'ibigeragezo, ngo ariko hahirwa uwihangana akageza imperuka, kuko niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo iryo Imana yasezeranije abayikunda bose. Yesu natubwire neza kandi atwiteho kandi aturengere, buri muntu wese yongera arebe uko yahamagawe, arebe umuriro wa mwuka wera, arebe imbaraga yari afite niba izagifite, hanyuma akomere kandi yongere azirikane ko hari igihe Kristo azazira gucyura itorero. Haleluya. Kandi niba Imana itinze kuvuga ya twese, urupfu rwo ntabwo rutinze, kandi umusaruzi afite uburenganzira bwo gusarura ibyo ashaka, byaba ibyeze ndetse n'ibiteze. Rero buri muntu wese yongere yitekerezeho, yongere arebe ese umwanya arimo niwe yagakwiye kuba arimo, niba atari we yagakwiye kuba arimo, yongere abwire Kristo ati noneho Data nshoboza unyongerera imbaraga, umwuka umwuka wawe abashe kunshoboza, kuko umwuka wera ni umufasha twasigiwe, ni ingwate yacu, kandi umufasha niwe ugomba kudufasha ibyo tutakifasha. Izina ry'Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Reka Uwiteka aturengere kandi atugarukeho. Reka dusenga Imana kugira ngo buri muntu wese uzabasha kumva iri jambo azabashe kureba niba ibyago n'amakuba n'intambara ari gucamo, uruvugwa rimwo, niba bitaratumye agamburura akava mu byizerwa. Izina ry'Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Data wa twese, uri umurengezi kandi uri umutabazi, ni wowe nyiri ijambo, kuko ijambo ryawe ryabaho utari twabaho. Uri umurengezi, uri umutabazi. Iri jambo ryawe rero nuriherekeze Mana, rizabashe kugera ku bwoko bwawe bwinshi butandukanye, kandi rizagira ibyo byubaka, rizagira n'ibyo risenya. Kandi Uwiteka uzabane na buri wese mu mwanya wari wose, kandi Data wa twese uzarinde Mwami Yesu Kristo abakerense ijambo ryawe Mwami, kuko hari benshi bamaze kuva mu byizerwa, abaririmbyi bavuye mu byizerwa, ababwiriza butumwa bwiza bavuye mu byizerwa. Yesu wongere ubagarure mu rwuri, wongere ubasubize ku murimo, ubereke yuko Mwami igihe kitaragira cyo kugira ngo bahabwe ibyasezeranijwe. Ariko ijambo ryawe rivuga neza ngo duhore dukenyeye kandi amatabaza yacu ahore yaka, ngo tumere nk'abagaragu bategereje shebuja, ngo kandi ibitereko by'amatabaza bigumemo amavuta, kugira ngo umukwe naza azaze dute ducana amatabaza yacu twinjire mu birori. Twe kumera nka ba bakobwa b'abapfu batanu baryamye bagasinzira nyamara nta mavuta. Uwiteka nutanga amavuta mu gihe gisa nk'iki, uturengere utwiteho, uganze Mwami, tubisabye Imana mwiza Yesu wakoze Yesu. Amina, amina.